Yes, twongeye kubasuhuza, twongeye kandi kubashimira mwe mudasiba kubana natwe umunsi ku munsi. Mwe mwamaze gukora subscribe turabatashye cyane. Abatarayikora kandi nabo tubashishikariza kuyikora, tubasaba kuyikora kugira ngo tujye duhora tubana umunsi ku munsi, tujye tubagezaho ibiganiro bibagereho mu bantu. Uyu munsi twafashe umwanzuro wo kuza tugaragara. Twagarutse kuri kamera. Hari hashize igihe kirekire, ariko uyu munsi turahari nanone. Turagarutse kubw'impamvu ikomeye, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye aha ngaha. Teta Wiwi. Teta, uyu mwaka ushize wa 2024 wawubonye ute, wakugendekeye ute, mu magambo makeya? umwaka wabaye muremure cyane, hagati aho ariko wansabye kwivugaho ntibivuge. Nitwa Ntambara, kakiziritse ku muhoro, amaze kumenyera. Ya. Rero uyu mwaka hari byinshi cyane twavugaho, ariko mbere yuko tugira ikintu tuvugaho, ndabanza gusuhuza abantu bacu twabanye mu mwaka ushize, mu buryo bukomeye, mu buryo tutatekerezaga. Nabonye urukundo rw'abantu, nabonye mbese numvise ngize izindi mbaraga zo kongera gukomeza muri uyu mwaka. By'umwihariko umwaka ushize nibwo twatangiye channel, ntabwo aribwo twakuretinze channel, ariko nibwo twatangiye gufokasinga kuri iki gikorwa cyo kubagezaho ibintu bitandukanye kuri channel. Twabonye support yanyu, turabibashimira. Hari abantu bareba bakavuga ngo abasabu baracyari bake, ibiki n'ibiki, ariko sofa aho bigeze, aho mugeze, mwebwe mwemeye gusubscribinga, ndabashimira kuko muri umusingi. N'abandi bazaza uri kumva bashyira itafari ku byo mwashyizeho. Rero by'umwihariko ndabasuhuza, ndabashimira mbese. Okay, turabasuhuza nka channel yacu, timu yacu, turabasuhuza, turabashimira. Ari njyewe, ari mugenzi wanjye dukorana, ari kameramani Fabrice Munezero ku buhanga bw'ibyuma bameze nabi. Turabashimira rero cyane. By'umwihariko turashimira imiryango yacu yatubaye hafi, umuryango kandi iyo turi kuvuga umuryango tuba turi gushimira ab'amaraso n'abatari ab'amaraso, ko namwe muri Viva Vida ihuriro mwese, abasubscribinze, abatureba, ariko mwese muri umuryango. Rero turabashimira by'umwihariko. Ndashimira umuryango wanjye mu Rwanda aho mvuka, umuryango mvukamo, umubyeyi wanjye mama, abo tuva inda imwe, bose ndabashimira. Ntabwo ngize kubavuga amazina. Ndasuhuza famiye y'umugabo wanjye, ndasuhuza inshuti zanjye zose zo mu Rwanda, inshuti zanjye za hano mu gihugu cya Mozambique, hano i Maputo, abantu dusengana. Hari abantu nzi umva bampostingira ku masitati yabo, ndabasuhuza bose. Hari umumama witwa Solange, yirirwa afata amatelefone y'abantu abakoresha subscribe. Hari n'undi mumama nawe witwa Mama Gaëlle, nawe yirirwa afata amatelefone y'abantu abakoresha sub. Mbese mfite abafana. Hari abandi bantu nzi nabo umva link isohoka ahita yikubita kuri stati ya WhatsApp. Ubwo rero abo bantu bose ndabashimira. Abaturuka kuri za Facebook bakinjira bakajya gusubscribinga cyangwa se bakajya kureba baturutse kuri Facebook. Ndashimira famiye iri za USA, ndashimira inshuti zacu ziri za Canada, ahantu hose hatandukanye, Poland, ince zitandukanye. Ndasuhuza abantu bacu bari Texas, Kentucky to be specific. Ndasuhuza abantu bari Arizona, ndasuhuza abantu bari North Dakota, South Dakota, bose ndabasuhuza. aba nisizi banjye, aba nephews bose ndabasuhuza. Ndabifuriza umwaka mushya muhire muri byose, muzahirwe kandi bagire courage. Nyine umwaka utaha tuzagere ku bintu byinshi kuruta ibyo twagezeho mbere.
ntibagiwe kwihanganisha abantu bagizweho ingaruka na season tumazemo iminsi hano, cyangwa se ibintu bibi by'imyigaragambyo n'amagreve bimaze iminsi biri hano. Ntizimbye mu magambo, ndabihanganishije, bihangane, twishakemo imbaraga zo kongera gukora. Imana yaduhaye ibyo batwaye, izaduha n'ibindi, kandi n'imiryango yabo yose ndayifuriza ibihe byiza n'umwaka mushya muhire, mbese no kwegera Imana cyane no gusenga cyane. urebye rero twaje nyine ngo tubifurije umwaka mushya muhire, kandi tubasaba gukomeza kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye tunyuza kuri iyi sheni. Umwaka wa 2025 uzababere mwiza, uw'amata n'ubuki. twe nka timu ya Viva Vida ihuriro rwose tubifurije ishya n'ihirwe mu mwaka mushya wa 2025. Turasuhuza n'imiryango ya kameramani kubera ko atabashije kuza hano kuri kamera ngo abyivugire. Wakomeza nawe. Yes, ni ukuvuga ngo ni ukubifuriza umwaka mushya muhire nk'uko twabivuze. Umunsi twaje kuri kamera ariyo ntego, ni ugusuhuza abantu tubifuriza umwaka mushya muhire. Abantu wabashije kuvuga hafi ya bose wabavuze. Na niyo mpamvu nasuje abantu benshi mu buryo budasanzwe, ni uko iyi videwo twayiteganyirije gusuhuza no gushimira. Yes, impande zose rero, baba abantu bari iwacu mu Rwanda, baba bari mu mahanga hanze iyo, mwese turabasuhuza cyane kandi tubifuriza umwaka mushya muhire. Mwarakoze gukora subscribe kuri chaine yacu cyane, kandi tubasaba gukomeza kudufasha ukabana natwe mukora share, like na comment nk'uko n'ubundi musanzwe mubidufasha. kandi twakwibutsa abantu bakoze sub ko batayikora kabiri, hanyuma ahubwo wenda bagashaka abandi bagenzi babo, izindi nshuti n'abavandimwe zakora sub kugira ngo tumitinge nibura 1000. Yes, rero ibiganiro byo tuzajya tubibakubita umunsi ku munsi, amakuru tuyabaha umunsi ku munsi, nta kibazo na kimwe kabisa kigomba kudukoma mu nkokora. Twabashimira, ndumva twabasezeraho. ciao ciao, Ibihe umwaka mushya byiza. muhire.